Ndagusuhuje nshuti muvandimwe, nanone nkwifurije igitondo cyiza, amahoro y'Imana nabane namwe. Dukomeje kwiga igitabo cy'inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya, igitabo cyiza cyane. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cyacyo cya 13 kitubwira imirire yagenewe abana. Ejo twabonye ingingo ikomeye cyane yatubwiraga ngo uko utirinda bihabwa imbaraga, aho buri wese akwiriye kwibaza niba bifite imbaraga muri we, kuko bigaragara ko ibi biri mu mwuka duhumeka. Niyo mpamvu dukeneye rero kwirinda niba twifuza kubaho turi abantu bafite intego zihamye mu buzima bwacu, kandi twifuza gakondo irushijeho kuba nziza, dukwiriye kurangwa no kwirinda. Rero ingingo tugiye kuvugaho uyu munsi iravuga ngo igisha abana kwirinda ibikabura umubiri. Bigishe kwirinda ibikabura umubiri, mubyeyi cyangwa se wowe ubifite mu nshingano. Umuja w'Imana Ellen G. White aravuga ngo igisha abana bawe kwanga ibikabura umubiri. Ni ku kagingo ka 355 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Igisha abana bawe kwanga ibikabura umubiri. Ukutabisobanukirwa kwa benshi bituma barushaho kubigirira irari. Mu Burayi nabonye abaforomo bashyira mu kanwa k'abana bato ibirahuri bya vino cyangwa inzoga, bityo bakabatera kugira ipfa ry'ibikabura imibiri yabo. Uko bagenda bakura barushaho kubishaka, bikagenda bibabata kugeza ubwo buhoro buhoro bibanesheje, bikabakururira aho batabasha gufashwa, maze ku iherezo bakiyuzuriza imva y'ubusinzi bwabo. Ariko hariho ibindi bintu nanone byangiza irari bigahinduka umutego. Akenshi ibyo kurya biba biteguye ku buryo bitera umuntu kwifuza kunywa ibinyobwa bikabura umubiri. Ibyo kurya bikize ku binure, ibyo kurya byuzuye ibirungo, ibyo kurya byuzuye amavuta, ibinyamasukari na za gato zuzuyemo amasukari. Ibi bihabwa abana bikabatera kuribwa mu gifu, maze bigatuma bumva nanone bakeneye ibindi bikabura umubiri. Ntabwo ibyo kurya nk'ibyo bidakwiriye kandi barya uko bashaka bizamara ipfa ryabo gusa, ahubwo ababyeyi babemerera no kuryagagura, kandi igihe bageze mu myaka 12 cyangwa 14 batangira kuba abarwayi bigugara. Ahari mwigeze kubona ipica y'igifu cy'umuntu wabaswe n'ibisindisha bikomeye. Imibereho imeze nk'iyo niyo iterwa no kurya ibyo kurya byuzuye ibirungo. Iyo igifu kigeze ahantu nk'aho, umubiri urushaho kugira irari ritabasha guhagarikwa, kandi ukifuza ibindi byisumbuyeho ngo uhaze ibyifuzo bya rya rari rigenda rirushaho kwiyongera. Hanyuma yaho uzabona wa mwana wawe yabaye mayibobo, yiga kugenda anywa itabi. Babyeyi, mureke twirinde, dore Imana iba ibitubwiye hakiri kare. Reka Imana y'amahoro ibagirire neza. Mbifurije umunsi mwiza, amahoro y'Imana bane namwe, kandi nimureke tugende tugifite umucyo utazatwiriraho tukiri mu nzira. Mugire amahoro.